Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndabifuriza amahoro n'ubuntu bye ngo bibe kuri twe twese. Amazina yanjye nitwa Lambert Bariho. Ndakijijwe, nkunda Yesu, nkaba nubatse, mfite umudamu n'abana babiri. Mu magambo rero tugiye kuganiraho, ngerageza kurasa ku ntego. Turi buganire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kwizera n'imirimo. Kwizera n'imirimo. Badusomeye ibice bitandukanye birimo icyo muri Yakobo igice cya 2, ndetse banadusomera n'ahandi mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 11. Tugiye rero kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko. Turi bwifashishe ibyo byanditswe twasomye, ariko tuze no kugira n'ibindi tuza kongeraho. Muranyemerera twongere tugaruke kuri ibyo mu buryo burambuye. Iyo ubajije umuntu ukamubaza ngo kwizera ni iki, abantu baguha ibisubizo rimwe na rimwe byinshi bitandukanye. N'ubu wahagurutsa buri wese muri twe akavuga ngo sobanura kwizera. Hari igihe bitugora nyine ukavuga ngo kwizera ni ukwizera, ubwo nutizera ntushobora kumenya kwizera. Bikarangira kwizera bibaye iyobera ritagatifu, noneho icyo tudashoboye gusobanura cyose tukavuga ngo ubwo byizere nyine nta kundi biri bugende, byizere. Bikarangira kwizera bibaye kwizera. Ariko icyo nkundira ijambo ry'Imana nuko rigerageza kudusobanurira bimwe na bimwe mu buryo dushobora kumva. Niyo mpamvu mu gusobanura kwizera ndibuze kongera kubasubiza muri ya magambo twasomye yo mu rwandiko rw'Abaheburayo. Duhere ku kwizera tuze kubihuza n'imirimo mu izina rya Yesu. Mu Baheburayo igice cyaho cya 11 turi busome umurongo wa mbere, hanyuma twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu gusobanukirwa kwizera. Muri iyi Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Ariko bakongeraho ikindi ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Imana yacu ishimwe. Ntabwo ngiye guhagarara imbere yanyu nk'umuntu w'umwexpert mu bijyanye no kwizera, ariko ndagerageza gusobanura nkurikije uko ijambo ry'Imana ribivuga naho ngeza mu kumenya, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tumenyaho gake, ngo ariko hari umunsi tuzamenya nk'uko tuzwi. Uwo munsi utaragera rero, ako nshoboye kumenya nako ndi busangire namwe. Ibisigaye umwuka w'Imana ari bugenda dufasha. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo aratubwira ko kwizera birenze cya kintu cy'icyuka tujya twumva, birenze bya bintu tubona nyine biri aho ngaho utanashobora no gusobanura, ahubwo bigahinduka ibintu bifatika. Mu kubisobanura rero akavuga ngo iki? Ngo kwizera ni ukumenya. Kwizera harimo kumenya. Kwizera harimo assurance. Kwizera harimo ibintu hari ibintu umenya, kandi ibyo umenya ngo ni ibyiringirwa. Hakaba hari ibintu wiringiye, bityo ukaba ubizi, ariko hejuru yo kubimenya bikanaguhamiriza ngo nubwo hari ibyo uzi wiringiye ukaba utarabirebesha amaso, birahari, kandi nubwo utarabibona mu buryo bufatika birahari, kubera uzi uwabivuze. Imana ishimwe cyane. Kwizera rero birenze kuba ari cya kintu cy'icyuka kiri aho ngaho, birenze kuba ari ibintu bidafatika, ahubwo bihinduka ibifatika. Kubera iki? Hari ibintu wiringiye, hari ibyiringirwa bihari, uzi, wabwiwe, Imana yavuganye nawe, Imana yakoze mu buryo butandukanye, ikagushyira ku mutima, igashyira ku mutima abantu batandukanye. Bityo rero kwizera kukaba kumenya ngo bya byiringirwa nubwo ntabibona, nubwo ntarabikoraho, nubwo ntabifatishije amaso,
bya byiringirwa birahari kandi nta kabuza, nubwo bitaragaragara ariko biriho kandi bizaboneka. Imana idufashe cyane. Impamvu mpereye aha rero ni iyihe? Nuko kenshi iyo tuvuga kwizera n'imirimo, hari igihe tubitandukanya mu buryo bumwe na bumwe ariko bifite aho bihuriye. Muranyemerera mbere yuko mvuga ku kwizera mbihuza n'imirimo, nongere ngaruke ku kwizera ku buryo bubiri. Kwizera ku buryo bubiri. Kwizera kwa mbere nshaka kuvugaho turagusanga mu gitabo Paulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 2, hanyuma dusome ku murongo wa 8 tugeze ku wa 10. Kwizera ku buryo bubiri, mpere ku Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugera ku wa 10. Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ishimwe cyane. Kwizera kwa mbere nshaka kuvugaho ni kwa kwizera gutuma dukizwa. Tuba twizeye iki gitutera gukizwa? Twizera icyo Imana yavuze kuri yo ubwayo, twizera icyo Imana yavuze kuri iyi si dutuyeho, twizera icyo Imana yavuze ku bwoko muntu cyangwa kuri twebwe nk'abantu. Ibyo bintu twabikurura tukemera ko ibyo yavuze ari ukuri, bikadutera kuvuga ngo niba ibyo uvuga Mana ari ukuri, nemeye ko ndi umunyabyaha kandi nemeye ko nkeneye umukiza, nzamuye amaboko, ndihannye, ndizeye nawe nkiza. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Twizeye icyaturutse mu kanwa k'Imana. Imana iravuga ngo nijye muremyi, Imana iravuga ngo nijye wabashyizeho, Imana iravuga ngo jyewe ndi uwera ariko mwebwe muri abanyabyaha. Ariko ndabakunda cyane, byatumye ntanga umwana wanjye w'ikinege kugira ngo apfe mu cyimbo cyanyu, nongere niyunge namwe kubera ko mbakunda. Maze umwuka w'Imana yakwemeza kuri umunyabyaha, ukizera. Uko kwizera wizeye kukagukiza. Ntabwo dukizwa n'ikindi usibye ubuntu Imana yatugiriye budutera kwizera. Kwa kwizera kugatuma twakira imbabazi z'Imana kandi kugatuma dutangira ubuzima bushya. Ibi ndabivuga nk'uwabinyuzemo. Ntabwo nzibagirwa itariki 20 z'ukwezi kwa 6 1998. Nasinze, nagiye mu mubatizo wa mama, nasinze. Urwagwa narunyweye kare, natangiye saa 9 z'ijoro nduvunura. Njya mu materaniro, nicara inyuma, ntaho ndi butunga urutoki abicaye inyuma batagira ngo nibo ndi kuvuga. Nicara inyuma kugira ngo ndasogongeza abandi. Ariko umwuka w'Imana amenyesha ko ndi umunyabyaha no muri icyo gihe. Maze ya ndirimbo ingeraho ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, nanjye ndihana, ndizera, maze nawe arankiza. Uwo munsi namenye ko murabizi, nari narakuriye muri Mitonde, navukiye mu itorero, nari kuriyemo, Sunday school nazibayemo, ariko nari umunyabyaha. Yewe nigaga no mu kigo cya Mitonde, Institut John Wezire, dukora amakirite, dukora ibiki byose, ariko ndi umunyabyaha. Ariko bwa butumwa bwiza, bya bindi byavuye mu kanwa k'Imana, bivuga ngo njyewe ndi uwera, mwebwe muri abanyabyaha. Njyewe ndi uwera, mwebwe muri kure yanjye, ariko nashyizeho ikiraro cyitwa Yesu Kristo. Menye ko yashyizeho icyo kiraro, nibonyeho ko ndi umunyabyaha. Ndavuga ngo Mana, mbabarira. Isengesho rya mbere yo gukizwa ryabaye gusengera umuvugabutumwa ngo arekeraho ahamagara abakizwa. Hanyuma bahamagaye adusengera muri rusange. Nge binyanga mu nda, ndavuga ngo hoya we, ntabwo ririya sengesho numva ari inkoza hano. Ndamanuka, mbonye ampereza mikrofone. Byaha Imana yanyemeje mu mutima, mbyaturira aho ngaho byose. Ndavuga ngo ibi byose ndashaka kwitandukanya nabyo. Kubera iki? Nizeye Yesu ko ashobora kumbabarira ibyaha byanjye. Nizeye Yesu ko ashobora guhindura ubuzima bwanjye. Bantu b'Imana, nta kandi kabuto bakanze ngo urambera hinduka uwo ndiwe.
nta kandi kabuto usibye gusa uko kwizera gushyira ibyiringiro byanjye muri cya kindi Imana yavuze ngo uzambaza izina ry'Uwiteka wese azakizwa. Ntabwo ari ibintu bisaba kujya mu ijuru, ntabwo ari ibintu bisaba kwihanyagura no gukora ibindi. Ni ukumenya ko uri umunyabyaha gusa, ugatabaza ukamubwira ngo mbabarira, ukamubwira ngo nemeye ko ndi umunyabyaha, nizeye ko igitambo Yesu yatambye ku musaraba ari nanjye yagitangiye. Ubwo yagitambye rero nanjye nshobora kubona imbabazi z'Imana. Bantu b'Imana, nicyo kintera kuza kubwiriza ahangaha, kubera ko ndabizi ntabwo ibyaha byanjye ngo indirimbo y'120 ngo mwijura imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ikintera guhagarara ahangaha atari uko nibagiwe ko nigeze mba umunyabyaha, ariko nzi ngo ndi umunyabyaha wababariwe. Ni ukubera uko kwizera nashyize muri Yesu Kristo, uko kwizera ko kuvuga ngo nizeye yuko amaraso ye ahagije kugira ngo nkurweho ibyaha. Bantu b'Imana, yaba tudafite uko kwizera, uzi ko hari indirimbo mutaririmba abaririmbyi, uzi ko hari ukwikaraga hano tutakwikaraga hano, kuko wajya ujya kuzamura amaboko Satani akakwibutsa bya byaha byawe. Yakwibutsa ibyaha byawe ukavuga uti ndapfuye noneho ndarangiye. Usibye n'ibyo n'Imana nibibizi n'abantu ntibabimenya ntawe uzongera kundamutsa. Ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo iyo tubonyeho amaraso ye ngo nta ducira urubanza rubi, ahubwo atwita abakiranutse, ngahinduka mutagatifu Ramberi. Atari uko ndi intungane, ariko kubw'amaraso ya Yesu Kristo, ya yandi nizeye, ya yandi nahanze amaso, ya yandi yambabariye. Uyu munsi nkaba ntagendana umutima uncira urubanza, ahubwo ngendana umutima uvuga ngo Mana warakoze, kuko wambabariye ibyaha byanjye, kuko wancunguye, kuko nanjye wanshyize. Ariko buriya muzi ibintu kwizera Kristo bidukorera, nuko ndaba ntandukiriye. Ariko reka mbivuge tu, ubwo bigenda uko byakagenze. Buriya gukizwa ni agatambwe ka mbere, ariko Bibiliya iratubwira ngo ntabwo turi abana b'Imana gusa, turi n'abaragwa, baraganwa na Kristo. Mwabyumva gute se? Ngo kandi uko ikunda umwana wayo, ngo nanjye niko inkunda, ntagize gute, ndakwiriye. Ibyo bintu wabyumva gute? Ubu bakubwiye ngo uri umwana wa meya, wahita uza hano ukadukandagira induru zikavuga. Ariko uri umwana w'isumba byose, uri umuragwa w'isumba byose. Ibyo se byanyuze mu ki? Mu kwizera, kuko yakubwiye ko uri umunyabyaha, urihana, urizera, nawe aragukiza. Uko kwizera rero ni intambwe ya mbere, ariko ntabwo ari aho biba bikwiye kugarukira. Tuba dukeneye no gukomeza kubaho kubwo kwizera. Na nyuma yaho ubuzima dukwiye kubaho nyuma yo gukizwa ni ubuzima bwo kwizera. Ni ubuzima bwo kwizera kw'ibyo Imana yavuze izabisohoza. Ibi turabyumva dusomye amagambo Mariya na Elizabeth bagiranye mu kiganiro ubwo bahuraga. Ni muri Luka igice cya mbere umurongo wa 45. Mariya agiye gusura Elizabeth, yumvise indamukanyo ye ngo umwana uri mu nda Yohana ari mu nda ngo arasimbuka yuzura umwuka. Elizabeth atangira kuvuga ngo ndinde wo gusurwa na mama w'umwami wanjye, atangira nawe guhanura. Imana ishimwe cyane. Bavugana byinshi, ariko umva icyo ku murongo wa 45 muri icyo gice cya mbere cya Luka. Haravuga ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Imana ishimwe cyane. Aha rero ndagira ngo munyumve, kubera ko ahangaha niho ruzingiye. Benshi maze guhura n'abantu baretse kwizera kubera ko bizeye ibintu, ibyo bizeye ntibyabo. Basengeye umurwayi wabo, baravuga ngo nibizere, barizera bamushyingura bakizeye ko arakira. Bagera ahantu baravuga ngo ibi bintu byitwa kwizera turumva biducanze, nta kundi twabigenza. Waba uri kunyura mu kibazo ukavuga ngo ngiye kwizera buriya biri buze guhinduka tu, kubera ko nizeye. Karero nkubwire muntu wanjye, bivuge no mu magambo make, ntaza kuvuga byinshi cyane, nkaza kwibagira kutabihuza, nkaza gukoresha umwanya nabi.
buriya benshi muri twe twizera kwizera aho kwizera icyo Imana yavuze. Benshi muri twe, kambisubiremo ntabwo muranyumva, benshi muri twe twizera kwizera. Umva icyo bishatse kuvuga. Mwizera kubwo nizeye ibyo nizeye biri bube aho kwizera Imana. Ago munyumvise. Iyo bakubwiye bakakubwira ngo izere ko Imana yaguha imodoka, izere ko Imana yaguha inzu muri Kigali, izere ibi, izere na biriya, wowe gira kwizera tu, Imana irabikora. Cyo niki navuga ngo ni ukuri kw'igice. Imana ishoboye kuguha inzu, Imana ishoboye kuguha bya bintu byose, ariko se yakubwiye ko izabiguha? Kambivuge mu Kinyarwanda cyoroshye, hari uri buze kubigumana. Mu Kinyarwanda cyoroshye baravuga ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono uzicare ku ijambo rya nyirayo. Benshi rero turagenda tukicara ku mutogoto w'inkono, tukumva ngo abandi Imana yabahaye amazu, buriya nanjye ngiye kwizera biri burangire nanjye Imana impaye inzu, nta nakoze ntacyo nakoze, ngiye kwicara gusa nizere gusa, izere gusa. Uzaho byaciye kugira ngo Imana ibahe iyo nzu? Yari yarabibabwiye, irangije inabafasha no mu rugendo rwo kugira ngo bayibone, ntago bayitsitayeho. Ariko twebwe baratubeshya, rimwe na rimwe tukagenda ukicara, ukajya ahantu, ukajya ngo mu buvumo, ukajya mu mazi, ukajya mu biki, ngo ngurize Imana izaguha ibi na biriya. Wicaye ku mutogoto w'inkono ariko nta jambo rya nyirayo urumva. Niba ushaka kugendana n'Imana neza kandi ngo uyizere neza, menya icyo Imana iri kuvuga, ikikubwiye ugihagarareho. Mbibumvishe ku murindi jambo ntatanze, ariko numva umwuka w'Imana mnyemeza kubabwiraho. Buri ibi nibyo umuntu witwa Petero yasobanukiwe. Petero ari kumwe n'abandi bigishwa, bagiye umuhengeri waje, Yesu bamusize hakurya. Bigeze hagati mu ijoro araza, azagendesha amaguru hejuru y'inyanja. Hanyuma Petero ahageze, abonye Yesu batangira kugira ubwoba. Bagize ubwoba, Yesu arababwira ati muhumure ni jyewe. Maze Petero aramubwira ngo niba ari wowe, niba ari wowe tegeka, vuga, hanyuma ndagusanga. Ariko Petero yari afite kwizera gukomeye. Iyo aba ari nk'umuzimu nawe akamubwira ati ngwino. Ariko asanga ni Yesu. Icyo yari yizeye ni iki? Yarazi ngo wowe wabivuze, aya mazi arahinduka ikintu undi bukandagireho bikunde. Ariko uzi ko ayo mazi yarakiri yayandi. Itandukaniro ryari rimwe, ijambo ryaturutse mu kanwa ka Yesu, ijambo ryaturutse mu kanwa k'Imana. Ndakwinginze muntu w'Imana, ntukizere ibibonetse byose. Ntukicare ngo ibyifuzo byawe, mu Kinyarwanda bavuga ngo umushonja arotarya, hanyuma ngo ibyifuzo byawe ubihinduremo ikintu cyo kuvuga ngo ngiye kubyizera gusa ubundi wicare. Oya, tegereza wumve icyo Imana yavuze. Nibyiri jambo Elizabeth yabwiraga Mariya, akamubwira tumva rero Mariya, hahirwa uwizera kw'ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Uwo nguwo kuko Imana yavuze icyo yavuze gihagarareho, kuko kizasohora ubwo cyavuye mu kanwa k'Imana. Ariko irinde kwicara ku mutogoto w'inkono. Buriya hari ukuntu muri Kigali ngira ngo ibintu byarahindutse. Kera abanyarwanda twarasangiraga, ariko ubu ngubu nta kikwizeza ko abantu uri busure bari muri busangire. Ushobora kugerayo ukumva baratetse, ukumva n'urukarango rurahari, ukishyira mu myanya ukavuga ngo uraza kurya kuri ibyo biryo. Sha bakagukiniraho uduturu ntumenye nuko byagenze. Umwe akajya gusiga muri saro, akagenda akinyabya hirya akarya, undi akagaruka, bakakomeza baguhugenza bakuganiriza, ugataha inzara ikwishe kandi bo bahariye barangije. Kubera iki? Ntabwo bari bagufite muri gahunda, kandi ntibigeze bakubwira ngo turakugaburira. Niba ushaka kurya kuri ibyo biryo rero, tegereza ijambo rya nyirinza kubwira ati turatetse, mukanya turaje turye, buretse kugenda.
nawe ubundi kugenda ngo uritumiye uragiye uricaye, ndakubwiza ukuri bazakuriraho bagukoreraho amaturi induru zivuge. Icyo nicyo ndi kubabwira rero. No kwizera, kwizera bisaba ko umenya igiturutse mu kanwa k'Imana. Hagati y'iki kubwiye no kugisohoza bigahinduka urugendo rwo kwizera. Ntutubwire gusa ngo ngiye nizeye Imana, oya, ibyo ni ukwikira igitugaseka. Oya, tubwire ngo Imana yarambwiye bityo ndayitegereje. Ariko wituza nawe ikintu cy'icyuka ngo oya ngo turizeye gusa. Oya, kwizera gusa ntabwo biri bugize kugira icyo bimara. Ni naho mpuriza n'ijambo twasomewe ryo mu gitabo cya Yakobo, hanyuma nkagana ku musozo mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo rero bivuze ngo iki? Yakobo waravuze ngo kwizera kuri aho ngaho gusa, kwicaye kudafite imirimo, ngo burya kuba gupfuye. Ngo kimwe nuko umubiri udafite umwuka ntacyo uba ukimaze, aba ari ikintu kiri aho ngaho gusa nyine tusubize irusororo. Ngo no kwizera kudafite imirimo niko kuba kumeze. Bigenda bite rero? Kubera ko yambwiye ko ndi umunyabyaha nkizera nkihana akankiza, kubera ko yampaye amasezerano akagira ibyo avuga ku buzima bwanjye, akagira naho anyereka ndi kugana, kubera ko hari ibyo yambwiye, kwa kwizera kwanjye ntabwo kuntera kwicara. Mbisobanure muri ubu buryo. Ntabwo nkizwa n'imirimo, ariko nkizwa kubw'imirimo. Ntabwo nakijijwe nuko nakoreye Imana ngo hanyuma nindebe izavuge ngo Rambe warankoreye nguhembye ubugingo. Eka ibyo nibibaho muri kategisimu y'Imana. Benshi niko tunabitekereza, tukiyahura mu masengesho abaho natabaho ngo turi gushaka ubugingo. Oya, tukaririmba tukaba muri bya bindi byose ngo turi gushaka ubugingo. Oya, ntabwo ariko bikora. Ahubwo ntabwo nkizwa n'imirimo yanjye, ahubwo kwizera niko kwangijije. Imaze kunkiza iravuga ngo noneho ubu ushobora kugendera muri ya mirimo myiza iyo niteguriye kera kugira ngo uzayigenderemo. Kambivuge gutya, wenda biri buze kumvikana. Mwihangane niba ntanga ingero zitandukanye. Hari igihe njya nicara nkavuga ngo Imana irahambaye. Yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya we, nakumenye ntarakurema, utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, jewe nari nkuzi. Ariko hejuru y'ibyo nari narakuremeye kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mva rero iyo mbishyize muri jewe mu buzima bwanjye, ntekereza ko Imana yicaye iravuga iti ko nyene umusore uzababwiriza muri Methodiste mu 2024 ku itariki 27. Buriya twebwe ari ukuntu twabiganireho n'abayobozi dushaka umunsi tugira gute, ariko Imana yo yari ibizi, izi n'uburyo bizaba. Hanyuma iragenda ifata datiyo imuvaniyo za Gikongoro, iragenda ihurutura mamiyo za Gataraho bita za Munimba. Babahuye bagira ngo ni urukundo rusanzwe gusa nyine ngo nakubengutse nk'abandi bamaze kutwereka. Buriya baba bumva ari bo nyine urukundo rumeze nabi. Buri Imana ifite imipango myinshi iri gukora, hamuna habari ntabwo muzi ibyiri gushaka. Hanyuma babandi bavuye hano bashimira Imana kubw'umwana. Buri yuriya mwana yaba uwa mbere yaba uwa kabiri yaba uwa gatatu, Imana yari imuzi itaramushyira mu nda yanyu. Nayo mpamvu mwe mutabimenye, ariko yo yari ibizi. Mu gihe mugihuze mutazi ibyo murimo, yiravuga ngo hari umwana nshaka, nzi n'igihe azavukira, abaraje mwebwe mutazi ibyiri kuba. Ariko wa mwana imufite, hari imirimo myiza yamuremeye agomba kuzagenderamo muri Kristo Yesu. Iyo mirimo rero ibihari iteguwe. Ariko igihe cyose ntarajya muri Kristo Yesu, mba nyiri kurindagira hirya no hino nkora ibindi biri aho ngaho bidafite aho bihuriye na ya mirimo myiza Imana yandemeye. Ariko umunsi amenyesheje ko ndi umunyabyaha, nanjye nkihana, nanjye nkizera, nawe akankiza, burya mba nyinjiyemo. Wa munsi mba nyinjiyemo, nicyo gihe rero ntangira kugendera muri ya mirimo Imana yandemeye. Igituma nyigenderamo niki? Kubwo kwizera.
uko utafite kwizera ngo uzakora imirimo. Nk'ubu nahoze ndeba ukuntu mwarimbishije uru rusengero aho nduherukira. Ndavuga nta mwuba amafaranga mumaze gushyira aha ngaha nayo mwenda gushyiraho muri rura rusengero. Umuntu yatanga amafaranga hano ayatangira iki? Watanga amafaranga mu murimo w'Imana uyatangira iki udafite kwizera Imana? Ngo umenye ngo ibi ndi kubikora kubw'Imana, ariko si ibyo gusa, ndabikora ngo benshi tuzajyane muri bwa bwami, kuko iyi si iwacu. Nibi yampaye niyo yabimpaye, ariko ntago yabimpaye ngo mbyishimishirizemo, ahubwo yabimpaye kugira ngo biyikorere, hanyuma bituma ubwami bwayo bwaguka. Nicyo cyatuma utanga amafaranga, nuyatanga uvuga ngo muri kurabona ngo namwe muduca amafaranga menshi hano ku rusengero, ngo ubu mwongeye mwazanye n'indi misanzu byose. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Kubera mwizeye rero bituma usibye n'ibyo ntuze, nanjye ubwanjye naritanze, nanjye ubwanjye ndi igitambo. So bityo bigatuma ukora udakoreye kuvuga ngo nibajya kureba imimuriko n'ibiki byose izina ryanjye rizabemo. Nibareba ku gipande cyanjye, sinzi niba hano mugikoresha ibipande, hari paruwase zimwe na zimwe zibikibikoresha, akavuga ngo umwaka nushira igipande cyanjye kizabe kiriho ko nakoze imirimo. Oya, ubikoreshwa niki? Kuko wizeye Imana. Kuko uvuga ngo hari imirimo myiza Imana yandemeye. Iyo mirimo myiza nayigezemo ngeze muri Kristo Yesu, kandi nkeneye kuyigenderamo. Kambabwire akangaka hanyuma nsoze. Buri iyi mirimo ni igikorwa cyo kubaha no kumvira Imana. No kumvira Imana. Gukora imirimo, gutanga amafaranga ngo urusengero rwubakwe ruvugururwe, gutanga amafaranga yo gushyigikira umurimo w'Imana, kwitanga ukajya muri korari ugakora ya mirimo yose. Nubikora atari uko wubashye Imana, nubikora atari ukuvuga ngo niby'Imana iri kumpamagarira kandi nibyo ngiye gukora, uba ugiye muri minus, uba ugiye muri zero. Ariko iyo ubikoze kuko uri kubaha Imana, iyo ubikoze kuko uvuga ngo ndayizeye, ishoboye kuntunga, ndashaka ko benshi tuzajyana mu ijuru, ya ndirimbo twaririmbye, ndashaka kubona benshi bakizwa, ni naho wanafata usibye n'amafaranga nawe ubwawe. Ubu se wagize ngo aba bagabo nuko babuze ibindi bakora? Ntabwo wenda ndabizi basigaye badushinja ko ngo abakozi b'Imana, ngo umuntu ajya kuba umukozi w'Imana yabuze ikindi akora. Ngo wari ufite ubukene, ngabwira mugenzi we ati ariko bite, ndaramubwira ati narashomereye. Ndaravuga ati ariko nta na kabibiri ugira ngo ugende utangiza itorero. Ibyo nzi ko wenda atari byo biri hano muri aba bashumba, ariko bishoboka bite? Wenda nitangeho urugero, ntaza kugira uwo mvuga ntazi. Bishoboka bite ko waba ufite lisansi bakwingingira kujya kwiga masters, akazi kari aho ngaho, baguha akazi karimo n'imodoka n'inzu yo kubamo, ariko ukavuga ngo ku bwa Kristo ngiye kureka ibyo byose nge hahandi kuko nzi ko ari wanshaka? Ibyo bishoboka bite? Kubwo kwizera. Kubera iki? Uzi uwaguhamagaye, kandi ubuzima bwawe ni ukugira ngo umwubahishe. Kwizera kwawe rero kukagaragazwa n'imirimo ukora. Ntabwo wakijijwe kubw'imirimo. Imirimo siyo yagukijije, ariko nyuma y'uko ukijijwe ubu wicaye hahandi, ubu ugiye muri yanze, nta shu ufite usibye gukorera Imana, usibye gukora ibyo iguhamagarira, usibye ya mirimo. Abandi bazajya bareba bakavuga ngo ya uriya muntu n'umurokore, uriya muntu turamuzi. Imirimo yawe ikagutangira n'ubuhamya, imirimo yawe ikagaragaza ko wizeye Imana, imirimo yawe ikaba ari iyo abantu, kuko abantu kwizera ufite mu mutima wawe ntawe uzakubona, ariko bazakubonesha iki? Imirimo. Kuko n'abandi bose dufite mu Baheburayo igice cya 11, ba Aburahamu, ba Abeli n'abandi bose, nta gipimo kindi dufite cyo kumenya ko bari bizeye usibye ibyo bakoze. Kwizera kwa Aburahamu kwatumye asiga igihugu cye, ajya mu gihugu Imana yari kuzamwereka. Kwizera kwa Mose kwatumye ava kwa Farawo, yemera kujya kubabazanywa n'ubwoko bwe. Kubera iki? Yizeye Imana. Kwizera kwawe rero kuzagaragarira mu byo ukora. Ariko nujya uvuga ngo yango ngiye ndizeye gusa nta mirimo njya nkora, burya
n'agakiza kawe umuntu aba agashidikanyaho. Kubera iki? Nta cyatwemeza ko ukijijwe usibye kukubona wemera gukora ibyo Imana iri kuguhamagarira. Ubukirisito ntabwo ari association y'abantu, abandi ubu bagiye kuyaza ikinure mu muhanda, nibarangiza baragira ahandi bicara. Noneho natwe ngo tuvuge ngo twe nitujya kuyaza ikinure hari hanze tukiyagiriza hano mu rusengero, hanyuma twarangiza tugataha. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Ahubwo ni ukuvuga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndizera, kandi kwizera kwanjye niko gutumye mbaho bwa buzima bundi mbaho bwose. Kandi mbubeshejweho niki? Kumwumvira, kumugendana nawe, bityo icyo ambwiye gukora nkagikora n'igihe kidasobanutse. Kansoreze kuraka. Ntabwo nzibagirwa umunsi Imana yambwiye kwinjira mu murimo wayo ngo nyikorere. Bamwe barandebye batuye umuntu uzavuyeho yasaze, bandi batiye barakore mwabaye ibicucu. Ariko umuntu hari icyo mbaye, mubona hari icyo mbaye. Nyuma y'imyaka hafi 20 ndi mu murimo w'Imana. Ariko iyo Imana ibikubwiye biba bimeze nk'ubusazi, biba bimeze nk'ibidasobanutse. Kandi ubwo ndabivuga nyine nge witanze, wowe ishobora kuba yarakubwiye ibindi bitandukanye, ariko ikizagaragaza kwizera kwawe nuko icyo yakubwiye ukizera ukagishyira mu bikorwa. Nashoboraga kuguma mu bindi nanjye nkajya gushaka akazi bisanzwe, nkajya ngibwira nti Imana ndakwizeye umunsi umwe uzanjyana muri full time, ndabizi umunsi umwe uzanjyana kugukorera. Oya, cyagaragaje ko nyizeye ni ukuvuga ngo oya, singiye gushaka akazi, ngiye gukora bya bindi wambwiye, nawe niringiye ko ibindi byose uzabikora. Kandi yarabikoze. Sinabwiye ko mfite umugore n'abana, ese narapfuye, ariko nizeye Imana. Kwizera kwanjye kwagaragajwe nuko icyo yambwiye nateye intambwe njya kugikora. Wowe irakubwira iki? Wowe irakubwira iki? Kandi nimbivuga ntimugire ubwo nabahaye ingero zanjye kuko ari izanjye, wowe ubishyire mu ruhande rwawe. Wowe irakubwira iki kuri iri torero? Wowe irakubwira iki kuri korari? Wowe irakubwira iki kuri wa wundi muturanye? Wowe irakubwira iki kuri hahandi wirirwa? Wowe irakubwira iki mu bihari byose? Ni irihe jwi ryayo wumvise kugira ngo uyizere uyibwire ngo mfasha gushyira mu bikorwa bya bindi wambwiye? Kuko kwizera, imirimo myiza ivuye mu kwizera ni ukubaha Imana, ni ukumvira Imana. Kandi iyo ubishyize mu bikorwa iranezerwa, kandi nawe ikakugororera, kandi nawe ugahabwa umugisha. Mureke twizere Imana, ariko bigaragazwe n'imirimo yacu. Dukorere Imana nk'abantu bayizeye, ntituyikorere kugira ngo dushyigikire gusa umushumba, ntituyikorere kugira ngo gusa abandi babone ko twayikoreye, ariko bituruke mu mutima wizeye. Mana ndakwizeye, niyo mpamvu ngiye gukora nakiri. Mana ndakwizeye, niyo mpamvu niringiye ko nuriya muhigo nahize uzanshoboza nkawuhigura. Kubera iki? Ni wowe wawushyize ku mutima wanjye, ni wowe wavuze ngo ninkore iki ngiki. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Twavuga byinshi, ariko icyo tuzi ni kimwe, hari icyo uvuganye natwe. Warakoze kuduha agakiza, warakoze kutumenyesha ko turi abanyabyaha, ariko uyu munsi twongeye kuza tuvuga ngo utubabarira aho twizeye, ariko ntitwizere wowe, tukizera kwizera, maze ibintu byapfa akaba ari wowe tubeshyera ngo waradutengushye. Kandi mu by'ukuri ntacyo wari watubwiye, ariko twiyemeza ko nitwizera biri bube gutyo. Mwami tubabarire, tubabarire Mwami aho tutakumviye muri bya bindi duhamagarira. Twabireba tukabona ni binini, twabireba tukabona ntibishoboka, twabireba tukabona abandi bazatekereza ngo iki. Mwami tubabarire, ahubwo duhe kukumvira. Byose ntitwabyishoboza, ariko hari umwuka wawe wera
waduhaye ujye udushoboza. Turasabye ngo Mwuka Wera wongere uze udufata ukuboko, utugendeshe, udutereshe intambwe, udushoboze gukora ya mirimo yose waduhamagariye. Hari impamvu turi muri iyi paruwasi, hari impamvu dutuye hariya dutuye, hari impamvu turi muri kariya kazi dukora, kandi hari n'ibyo ujya utwongorera ukatubwira ngo dore ibyo mbashakaho ni ibi ngibi. Hari ibyo uvugira mu bayobozi, hari ibyo uvugira mu bantu badukikije. Mwami, dushoboze kukwizera, bidutere gukora cya kintu uri kutubwira tugomba gukora. Ndifuza gusengera umuntu we na rya rembo rirasukirwaho akaba atararigeraho, ataramenya ko ari umunyabyaha, ngo yemerere Imana imukize, yemere gutsindwa n'umwuka w'Imana, maze yizere ko Kristo afite ubushobozi bwo kumubabarira ibyaha. Uke nawe tugusengere. Nawe uyu munsi uba umunsi wawe, nawe uyu munsi ukubera umunsi wo kuvuga ngo ndashaka gutangira rwa rugendo rwo kwizera. Mana, wakoze kubyo uvuganye natwe. Mwuka Wera uri inyuma y'ijambo ryawe, urisobanure mu mitima yacu, dushoboze kumva icyo uri kuvuga ndetse no kugishyira mu bikorwa. Tanga umugisha kuri bene data kandi ukubagenderera. Mwami, nanjye ntusige. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Imana ibahe